Hecho gusenga amasengesho yacu agera kure cyane atambuka n'inyenyeri umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana ugakomanga urugi ushaka kureba Imana ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba azafashwa no gusenga kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Aha reka ntangire mbasuhuza abakurikiye Marion Media nk'ibisanzwe ndi rutagwabiza iminega inkuba zesa mu bihogo rwa mugabo nyirigira nkaba imbizi isanganizwa ingoma hanyuma nkaba umutware w'iriyumba nyuma nkisesura imbibi nkaza kwitwa nyirazo zose nyita umuhungu w'Imana n'igihugu nkaba nitwa Marion nkuko mubizi uyu munsi rero ndi kumwe n'umutumirwa nkuko mubibona n'umukobwa mwiza uri imbere yanyu n'umukobwa Yesu yagiriye neza nawe tujye kuganira uyu munsi ngira nkubwire ngo kora subscribe kugira ngo ibiganiro mba nagutegura uyu munsi kundi bikugereho kandi kugihe neza cyane mubwira ngo rero ushaka kwibaza ngo uyu muntu wagiye kutubwira iki uyu mwana mureba Imana yamugiriye neza imuha impano ikomeye cyane niyo mpamvu tugiye kuganira nawe abashe kudusangiza abashe kudusobanurira byinshi kuri yo kandi ndabizi ko biri bubagendekere neza cyane mu kanya natangira gukora mu nganzo ngira ngo mwagiye mubona impano nyinshi zazamutse hari benshi bagiye bazizamura ariko uyu munsi dufite indi mpano nshya uyu munsi ngira ngo nayo tubashe kwisapotinga ibashe kugera kure cyane ko Imana itanga impano turakwakiye kuri Marion Media. Murakoze cyane. Amazina yawe bakwita nde? Amazina nitwa Murakoze Fiette Joyeuse. Wow, mazina meza cyane hanyuma rero uravuze uti rwose nikundira kuririmba niyo mpamvu uri hano ndagira ngo ubushize nigeze kukubona ahantu uririmba ndavuga nti uyu mwana nzamwegera tuganire abashe gusangiza abandi impano afite cyane ko ari Imana ikomeye ni impano ikomeye cyane ni impano idafitwe n'abantu abari bo bose ariko ndavuga nti why not tutaganira kandi uyu muvandimwe afite impano uyu munsi rero nishimiye kuba ndi kumwe nawe nishimiye ko tujye kuganira ndagira ngo utangire twinjiza mu mavuta twinjize muri modu kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa uyu muntu tujye kuganira ni muntu ki aririmba ate turagira ngo noneho utwinjize muri modu ku karirimbo kamwe cyane mbere yuko tuganira ibindi. Nta kibazo ndabikora. Yes. Ugihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane atambuka n'inyenyeri umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana ugakomanga urugi ushaka kureba Imana ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana
ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga, kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose, yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data, kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose, yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Urakoze cyane. Wow, uraririmbye numva imbamutima zirazamutse zigeze mu gihumbi, mu bujana ziramanuka, mbega ijwi. Aha, ntabwo biba byoroshye, ni ibintu bitangaje cyane. Ubundi watangiye kwiyumvamo kuzi kuririmba ryari? Igihe nabitangiriye se, nyine nakundaga kuririmba kuva na kera, numva nyine ari nako kazi mu buzima bwanjye nakora. Gusa nyine nabitangiye niga primaire, nibwo natangiye kujya muri korali y'abana. Wow. Ukomeza gutyo. Hanyuma rero ngira ngo muri kubyumva neza, hati igihe cyo gusenga, amasengesho yacu agera kure cyane. Ni indirimbo nziza cyane, noneho yaririmbwe mu ijwi ritangaje, wagira ngo neza ni marayika wiririmbiraga. Ngiye biba byantunguye, biba byanshanze kubona umwana nkawe ufite impano ingana gutya, ufite impano uzi kuririmba bingana gutya. Ni ibintu bishimishije cyane. Uyu munsi rero dufite umugisha ukomeye cyane ko dutangiye twinjiza mu mavuta neza y'ikiganiro, kugira ngo tuze kuganira birambuye. Nkuko nabibabwiye rero, uyu mwana twahuriye ahantu ari kuririmba, mbona afite impano, ndavuga nti nzamuganiriza. None uyu munsi finally twahuye, yababwiye amazina ye, yababwiye aho aturuka, ariko uyu munsi ndaza kugerageze kumuganiriza, araza kubabwira muri bimwe mu bibazo mugiye mwibaza namwe ubwanyu. Hanyuma rero uravuze uti niko kazi nzajya nkora. Ese ubundi ujya wicara ukandika nk'indirimbo, ukavuga uti iyi ndirimbo ishobora kuzangira akamaro, reka nyandika ahantu, cyangwa se mu gihe ntazi ishobora kuzakora akazi? Yego. Ujya uzandika. Hanyuma inspiration se uzikura he kugira ngo wandike indirimbo? Bigenda bite? Uricara ukandika? Jewe nyine ku ishuri mfite ikayi ya registre, nandikamo indirimbo zitandukanye, ku buryo niyo nicaye nyine nziririmba. Wow. Harya tubwiye ko biga he? Niga i Rubavu. Aha, abantu b'i Rubavu rero murabona ko mufite impano yigendera mutabizi. Abantu mwiga i Rubavu, abantu mutuye i Rubavu, dore uyu mwana ni uw'i Rubavu. Uyu mwana yiga i Rubavu rwose, mugerageze mu musapotinge abashe kugera kure. Aha, noneho mbere yuko dukomeza ikiganiro, ubundi ndagira ngo umbwire abahanzi byibura babiri ukunda muri iki gihugu. Abahanzi nkunda, umuhanzi wa mbere nkunda Niyo Bosco, uwa kabiri nkunda na Juno. Na Juno. Ugeze kumbwira ngo ukunda na Aline Gahongayire, nibyo? Nawe ndamukunda cyane. Wow. Aha, mwabyumvishe rero, akunda Niyo Bosco. Niyo Bosco afite indirimbo nyinshi z'ubuzima, izo guhimbaza Imana ndetse n'ibindi. Aline Gahongayire nawe nuko afite indirimbo zo guhimbaza Imana nyinshi cyane. Juno Kizigenza nawe mwaramwumvishe ejo bundi, harakwiye yakoze ko guhimbaza Imana, ariko kabuye atabijyamo cyane nk'uko abandi babikora. Noneho ndagira ngo uze kudukorera mu nganzo gake muri kakajwi kawe kagororotse kayunguruye, uturirimbira akaririmbo ka Niyo Bosco, cyangwa se umwe muri abo wavuze iri hafi, hanyuma kugira ngo tuze gusangira ibyiza n'ibyishimo biturutse mu ijwi ryawe ryiza numvishe, ndetse n'abadukurikiye babashe kumenya umwana uri imbere ya kamera uwo ari we n'impano afite. Turagira ngo rero uturirimbire. Nta kibazo, ndabanza ya Niyo Bosco. Okay, wow.
aho iyo uretse n'uregera cyangwa se iyo ushimye ntushimagiza aho nujya ubona ishitamba maze ukajugunya n'urwo wari wambaye ko mbona iyi si dutapfuna bubisi wowe iyo ubibonye ukora iti aho ntusikuzatura nk'umusozi mbwira ubigenza ute mbwira ubigenza ute mbwira ubigenza ute ujya wibuka kuba mbisa adakurura kandi kw'icyo wabibyara icyo usarura aho nturyoherwa n'ibisharira bityo kubaho bikakurambira mbese utekereza nyuma yo kuvuga cyangwa se uvuga nyuma yo gutekereza byibusese ujya wese ugarurema bakwigishe iby'iri shuri ry'ubuzima yemerera twigane muri iyi si dutapfuna bubisi wowe iyo ubibonye ukora iki aho ntuzikuzatura nk'umusozi mbwira ubigenza ute mbwira ubigenza ute mbwira ubigenza ute murakoze wow ngira ngo muramwumva wow mbuze icyo mvuga umunwa mbanyibase ariko nta kundi ni ukuvuga ngo rero iyi ndirimbo ni indirimbo nziza cyane ifite message ubundi wakunze Niyo Bosco kuva ryari kuva kindukira muri muzika nyine naramubonye numva ndamukunze cyane bitewe na confidence yigiriye hanyuma wanashyize hanze iyo ndirimbo ubigenza ute uravuga ati indirimbo rwose ngomba kuyimira nkaba Niyo Bosco w'umukobwa ubundi nyine ntago ari abantu bose bashobora kuinterpreta indirimbo muri ubu buryo kubera ko wowe birumvikana ufitemo n'impano wihariye hanyuma rero ku myaka yawe mike cyane ni izihe nzozi ufite mu bijyanye n'umuziki wawe inzozi mfite mba numva nyine nshaka kuzagera kure ibyo byifuzo mfite kandi nyine ibintu by'umuziki Imana nigena byose wow ndavuga ngo wigeze uririmba muri korali cyane na n'ubu uracyayirimo yego wow uri umuririmbyi mwiza cyane uririmba ijwi muri korali n'irihe jwi uririmba muri korali soprano aha ntago ari byo gushidikanywaho nutabona yakabakaba kubera ko ibintu ukoreye imbere ya kamera biratangaje turakomeza rero tuva mu bwiza tujya mu bundi tugenda dusangira ibyishimo n'ubundi tugenda dusangira indirimbo nziza ziva mu mutima w'uyu mukobwa cyangwa se w'uyu mwari mureba imbere yanyu murabona ko afite impano ubundi uba wibaza hari igihe wigeze uryama ukarota uri kuririmbira abantu benshi ntabwo nabirose ariko nizo nzozi zawe hanyuma waba wumva uramutse ubigezeho waba wumva bimeze bite bigezeho nka gute tuvuge wenda ufite inzozi z'uko waririmbira abantu benshi uramutse ugize chance ukumva nk'umuntu aguhamagaye ndashaka kuza kuririmbira wenda muri arena n'urugero wabyakira ute byagushimisha cyane komeza utubwire ntacyo byanshimisha cyane kuko n'ubundi
ni ivugabutumwa wenda naba ndi gukora n'ubundi kandi ndabizi ko Imana yakigikira. Wow. Ese muri famille yanyu hari umuhanzi urimo? Wapi. None iyo mpano ikura nabisanze gutya. Wabisanze gutya? Wow, ni byiza cyane. Muri famille ye nta muhanzi urimo, yisanze afite impano yo kuririmba, umukobwa uririmba neza cyane ndetse akabikora bikunze. Mwamubonye ni umukobwa useka neza ukagira ngo ni amarembo y'i Yerusalemu, n'isi nitarushye isiga. Yes. Rero ndaza kugusaba gatoya, wambwiye ko uzi kuririmba, ushaka kuba uzi indirimbo ya Aline Gahongayire cyangwa se ya Vestine na Dorcas ndetse na John. Uraza guhitamo indirimbo ushaka, umwe muri abo, hanyuma uyiririmbe. Ndaza kuguha umwanya uhagije kugira ngo uze kwigaragariza abantu, uze kuririmba indirimbo zose ushaka kugira ngo impano yawe ubashe kuyimurika. Nibutsa abantu bafashe impano, nyakubahwa Irene, nyakubahwa Muyoboke Alex, nyakubahwa Aline Gahongayire, ngira ngo murabona ko iyi ni impano rwose yigendera. Mushaka mwamufatira hafi hakiri kare, cyangwa se umuntu wari wese ushaka kuba yamukorera indirimbo, cyangwa se akavuga ati uyu mwana ashobora kumukorera indirimbo ya audio akajya aririmba, cyangwa se akandika indirimbo yakayikora, ejo nawe akazaba aririmba indirimbo ze aho kuririmba iz'abandi. Nubwo kuririmba iz'abandi nabyo ari bwiza, ariko umwana nk'uyu yafite motivation birafasha cyane. Tugira ngo rero turirimbire imwe mu ndirimbo ya bamwe mu bahanzi bavuze haruguru. Ngiye kuririmba Aline Gahongayire. Wow. Ndanyuzwe mu mutima wanjye, mfite indirimbo ibihumbi, narindi jambo nshaka kuvuga usibye iri gushima. Uwiteka nje imbere yawe nciye bugufi, mfite byinshi byo kukubwira ariko reka mpitemo kimwe. So kwamarira yashize, so kwibibazo biragiye, n'umutima unyuzwe. Ndanyuzwe mu mutima wanjye, mfite indirimbo ibihumbi, narindi jambo nshaka kuvuga usibye iri gushima. Wow, ndanyuzwe mu mutima wanjye, mfite indirimbo ibihumbi, ati kandi nta rindi jambo mfite nshaka kuvuga usibye iri gushima. Ngira ngo rero mwamwumvishe, ni umukobwa w'Imana n'igihugu. Nkuko natangiye mbivuga, ni umukobwa uririmba neza cyane. Araririmbye, ngira ngo ni Gahongayire neza natumiye ahangaha. Ariko ubundi kuririmba mubikura he? Ari igihe umuntu aririmba ukumva ni ibintu bidasanzwe, ukumva ni ibintu ukumva ijwi afite, ukumva ni ibintu bitoroshye kuba wakumva ko ari we nyir'ubwite uri kubiririmba, ukumva ni ibintu biri amazing. Hanyuma hari umuntu wigeze gutoza kuririmba, cyangwa niko wisanze nkuko wakomeje ubivuga? Niko wisanze. Hanyuma rero wenda tuvuge hagize nk'umuntu ukunda impano yawe, ni iki wumva yagufasha, cyangwa se ni iki wumva yagukorera ukumva urishimye? Ikintu yamfasha kikanezeza ni ukumfasha nyine mu bintu by'umuziki, akamba hafi, byarushaho nyine kumutiva cyane. Byakumotiva. Ni ukuvuga ngo ibintu ukora byose bikora wenyine, ni ukuvuga ngo kuba wandika indirimbo nta wundi gutera courage, ni wowe ubwawe kubera icyo umutima wawe ushaka. Okay, ni akantu keza cyane kandi courage, ukuri bizagenda neza cyane. Twihuta cyane rero dukubitiraho akandi karirimbo, hanyuma amata akomeza byara amavuta. Ugiye kuturirimbira ihe noneho?
sinzi uko ubigenza. Wow, sinzi uko ubigenza. Indirimbo nziza cyane. Ndagira ngo abantu bakurikiye Marion Media mukomeze muryoherwe n'ibintu tuba twabateguriye umunsi kundi. Mubwira ngo iyi ni impano idasanzwe, ni impano twavanye ahantu kure, ariko nawe wagira icyo ukora. Nge nayibonye, ariko nawe wagira icyo ukora kuri uyu mwana kugira ngo abashe guteza impano ye, abashe kubona byibura yagiraho agera, abashe kubona nawe ko hari umuntu umwitayeho umushyigikiye. Hanyuma rero tangira uturirimbire. Sinzi uko ubigenza, sinzi n'uko ubikora, icyo nzi n'uko iyo utegetse biratungana. Sinzi uko ubigenza mana we, sinzi n'uko ubikora, icyo nzi n'uko iyo utegetse biratungana. Ndakwiringiye Yesu, nizeye ijambo ryawe, kuko iyo uvuze rimwe gusa biratungana. Murakoze. Yes, ndakwiringiye Yesu, iyo uvuze rimwe gusa biratungana. Imana ubwo nyine ku mpano yawe hari icyo yayivuzeho, kandi twizeye ko bigiye gutungana. Uko byagenda kose impano yawe ntabwo igomba gupfa ubusa, impano yawe ntabwo igomba gupfukiranwa. Ubundi ku ishuri ujya wicara ukarimbira abandi bana? Yego. Ndagira ngo mukanya uze kundirimbira nk'akarimbo wabaririmbiye bwa mbere, bagahita babona ko ufite impano yo kuririmba koko, kuko ngiye bitewe n'uburyo nakubonyemo nge nahise mbibona direct ugitangira kuririmba. None nihe ndirimbo wabaririmbye bakavuga bati uyu mwana afite impano ko byagenda kose? Niririmbe. Banza umbwire uko yitwa. Ari hano. Ari hano? Aha, arahari koko. Uwo ninde ahari? Yesu. Ni Yesu. Aha, Yesu rero ari hano kuri Marion Media. Yesu ari ahantu hose. Yesu ari mu mitima yacu. Turirimbira ari hano. Ari hano, ari hano, ari hano, kwaduhezagire, kwaturemera amashimwe, nitwizere ijambo ryiwe. Ari hano, ari hano, ari hano, ari hano, kwaduhezagire, kwaturemera amashimwe, nitwizere ijambo ryiwe. Ari hano. Wow. Ari hano ngo aturemere amashimwe, ari hano ngo aduhezagire. Yesu ni mwiza koko. Harya amazina yayo ngo witwa nde? Irakoze Fiette Joyeuse. Irakoze Fiette Joyeuse, umwe mu baririmbyi batangaje twigeze duhura kuva isi yaremwa. Umwana uririmbye umutima wanjye kumva urabohotse, nkabona ijuru rigiye kumanuka. Umwana uririmba neza cyane, ngira ngo nawe dukurikiye wabyumvishe cyane, kubera ko yagiye akora ku mitima ya benshi. Yagiyeho yankozeho, hari n'abandi yakozeho, ariko jye by'umwihariko nicyo cyatumye nza kumushaka kugira ngo tuganire uyu munsi. Hanyuma ikibazo kinini nshaka kukubaza, ubundi nta muntu wigeze uguca intege ngo akubwire ngo kuririmba ntubishoboye, cyangwa se ibi bintu ntabwo ari ibyawe, bifite aho byagenewe? Abo bantu mugeze uhura nabo? Ntabwo ibicanege byabura mu rugendo. Hanyuma rero byitwara muti huye nabyo?
cyambere no gusenga. Wow, cyambere no gusenga. Aha, ngira ngo rero abantu badukurikiye mwabyumvishe nta bicantege, buri munsi turakora bikanga, ejo tugakora bikanga, ariko kubera kwizera no gusenga no kumva ko ibintu byose bishoboka tugakomeza. Uyu mwana arabisobanuye neza, Fiette abivuze neza cyane mu ijwi ryiza cyane nkuko mwakomeje kubyumva. Hanyuma rero urambwira uti nikundira Vestine na Dorcas. Nabyo nawe nta kibazo. Hari indirimbo yabo uzi? Ndayizi. Aha, ndagira ngo nayo uyihereza abantu bayumva. Mbere y'uko urugamba rukara abera kuzuzwa imbaraga, mbere yo kugera aho twiheba umwami yihutira kugaba imigisha ikisukiranya twadufite mu kiganza cye, nidutinya imirindi y'ababi. Kuva kera yaratusi, hari ibihamya byinshi bibyemeza ko ari papa, ubwo ari papa natwe tukaba abana. Ko ari papa, ko ari papa. Ko ari papa twe tukaba abana, nta muntu n'umwe waducisha. Niba rero tuzi ko ari papa akaba turi abana be, reka dukorere ijuru turirimbira Imana, dusa n'imitima ya benshi, hanyuma dukomeze gusigasira isi, dukomeze gusigasira ubuzima bwa bamwe na bamwe bafite ibibazo bitandukanye, cyane ko kuririmba nabyo bifite icyo bitanga ku buzima bw'umuntu. Ni ibyishimo, ni kuririmba, ni n'akazi. Kuririmba rero ni byose. Hanyuma rero twumvisha indirimbo nziza cyane. Ndashaka ko uza gutekereza indirimbo uri buturirimbire mu kanya dusoza, ariko nshaka kukubaza ikibazo kigira kiti, ubundi wigeze ubu tuvugana, hari indirimbo n'imwe yawe ya audio ufite waba warakoresheje byibura ku buryo umuntu ashobora kugushaka akakubona kugira ngo uyimuririmbire, cyangwa nta n'imwe urakoresha? Twayikoze ku ishuri turi aka groupe nyine, muri abantu batatu. Hanyuma iyo ndirimbo yarasohotse, tuyiririmba ku ishuri no performinga nyine mu rusengero. Turayikoresha. Murayikoresha. Iyo ndirimbo se kuki utakaturirimbiye di? Ndaza kubiririmba. Baraza kuturirimbira dusoza. Hanyuma rero ku ishuri uraririmbye, abantu barakubonye, abandi bana urumva ko muri groupe y'abantu batatu. Iyo groupe niyo mukorana ku ishuri n'ubusanzwe, cyangwa ni ibintu biba biraho kwa kundi abantu biyorganiza ko bati dukora indirimbo? Turayikoresha. Ni groupe ubamo n'ubundi? Okay. Aha, hanyuma rero iyo groupe imaze kugera hanze, nta ikigo cyanyu nta kintu cyabafashije kugira ngo babashe kudevelop impano yanyu? Ntacyo byadufashije kuko tuperforminga bwa mbere nyine mu banyeshuri amashyari ntabwo yabura. Habonetsemo struggle nyinshi cyane, tubanza kubiparika, ariko noneho nyuma turabikomeza. Nyuma murabikomeza. Hanyuma ufite papa na mama? Urabafite. Hanyuma bakira bate kuba uri umukobwa uririmba? Babifata bate iyo urebye? Ntago bavuga bati kuva ari umukobwa akaba agiye kuririmba ejo bizagenda gutya, cyangwa baguha liberty ukaririmba, ubona nta kibazo babigiraho? Nta kibazo babigiraho. Wow, nabo n'abakristo barasenga? Wow, ni umugisha ukomeye cyane. Iyo ni impano Imana yaguhaye, ni gift wahawe n'Imana kugira ababyeyi basenga, kugira ababyeyi bakunda impano yawe, ni iby'agaciro gakomeye cyane.
ni ukuri ababyeyi bawe Imana ibahe umugisha kandi bakomeze bagushyigikire, ndetse n'umuryango mugari wa Marion Media nabo bagushyigikira, ndetse n'abandi n'umuntu wese wabonye kino kiganiro ashobora kugushyigikira uko abishoboye. Ntekereza ko indirimbo imwe ya audio ntabwo irenze ibihumbi 50. Ibihumbi 50 kuba wabifata ugafasha umuvandimwe ukamufasha agakora akaririmbo byibura akavuga ati nanjye kubera impano Imana yampaye reka ndirimbire Imana. Yagera mu rusengero akagashyiramo bakagacuranga bakumva ni sawa, yagera ku ishuri agafasha abandi bana kubohora imitima, cyane ko mwumvishe ko aririmba gospel cyane, mwumvishe ko afite impano ikomeye cyane. Ndagira ngo rero dusohoza niki kintu wasaba abana bagenzi bawe bafite impano ariko bacecetse badatinyuka kuvuga? Ikintu nabasaba icyambere nyine ni confidence. Niwite ku mabwire, niba ufite impano yo kuririmba gerageza uperforming kandi bikora bikunze, anytime nyine uzabona inyungu zabo. Wow, bikora bikunze. Ndabizi muri muzika aba ibicantege byinshi. Niba ufite impano bikora bikunze, ubundi usenga Imana, izindi nzira Imana izaziduhereza. Turakora kugira ngo Imana nayo ishyireho akayo, kuko Imana ni umukozi w'umuhanga, ibifite inzira za icishamo ibintu, kandi duhora twizeye ko umunsi kundi yahindura amateka ku buzima bwa buri umwe wese. Rero nta mpamvu yo kwiheba, twumve ko ibintu byose bishoboka. Imana ikomeze iduhe umugisha. Reka rero dusohoza, ndagira ngo ugire akaririmbo kamwe uturirimbira hanyuma tubone gusoza. Nta kibazo. Turi ubwoko bukomeye, turarinzwe ntacyo tuzaba, turashinganywe nta bwoba dufite, yemwe mwabera mwe nimushime. Yatugize abanyamugisha, aradushigikira aduha imbaraga, ntajya yirengagiza gutaka kw'abayo, yemwe mwabera mwe nimushime. Yatugize abanyamugisha, aradushigikira aduha imbaraga, ntajya yirengagiza gutaka kw'abayo, yemwe mwabera mwe nimushime. Ureke gutinya turarinzwe, twizere irashoboye, yakoze ibya mbere n'ibindi izabikora, yakoze ibya mbere n'ibindi izabikora. Tureke gutinya turarinzwe, twizere irashoboye, yakoze ibya mbere n'ibindi izabikora, yakoze ibya mbere n'ibindi izabikora. Wow, yakoze ibya mbere n'ibindi izabikora. Mwamwumvishe Fiette rero, umwana ufite impano itangaje, babwira ngo tumushyigikire, tumufashe, turebe duharanire ko iyi mpano itazima cyangwa ngo izimire, ahubwo tuyisigasire izamuke, kuko nawe ndabizi azafasha benshi. Ndabizi ko impano ye ishobora kubohora imitima ya benshi. Hanyuma Fiette, dusohoza, ndagira ngo ugire abantu ushimira imbere ya kamera. Abantu ushimira? Yego. Ndagushimira nawe bivuye ku mutima kandi. Merci. N'abandi bose nyine badukurikiye, Imana ibahe umugisha. Amen. Umugisha ndawakiriye, uwageze ku ndiba y'umutima. Reka nanjye ngushimire rero, kubera ko wemeye kuganira natwe. Mu by'ukuri twashimishwe no kuba twagirana ikiganiro nk'iki, kugira ngo usangize abantu impano yawe, kandi tuzi neza ko Imana hari icyo yakora. Hanyuma rero, nk'umuntu agushatse yakubona, ugira telefone? Nta telefone ugira, uracyari umwana. Hanyuma
ndaza gushaka wa buryo ki. Nimero yanjye ni 0786595219, mbisubiremo ni 0786595219. Uramutse ufite icyo wafasha uyu mwana cyangwa se ufite support uko yaba ingana kose kugira ngo impano ye tuyiteze imbere, ushobora kumpamagara. Nimero yanjye iba muri mobile money, wampamagara cyangwa se ukantuma kuri uyu mwana. Hanyuma ikindi, ndaza gushyiraho nimero wenda y'ababyeyi be niba bari bubinyemerere, kugira ngo mumushatse direct mumugereho, byaba ari sawa cyane. Njyewe rero reka mbabwire, nari Marion nk'ibisanzwe nkubwira ngo wakoze kubana natwe, warakoze gusubscribinga kuri channel ya Marion Media, kandi nkubwira ngo iyo ukoze subscribe uyikoraho rimwe gusa, iyo ukoze kabiri uba uvuyeho, ntago ubugumyeho. Rero turagushimiye kuba warakomeje kubana nawe. Ndakubwira ngo Imana iguha umugisha, iguha amahoro n'amafaranga, kuko nicyo mbifuriza buri munsi. Naho nanjye rero, naho ubutaha, turabakunda cyane. Fiette, turagushimiye kuba wabanye natwe. Imana iguha umugisha. Thank you so much. Umweru kumbi, umukobwa uzi kuririmba cyane. Imana iguha umugisha, naho ubutaha.